byagorana hagize ukubaza ngo urukundo ni iki, ndetse byagorana hagize ukubaza ngo iyo ugiye gukunda uhera kuki. Byari kera nibwo Imana yaremye umuntu irema umugabo wenyine, ariko uwo mugabo Imana ikabona afite irungu ryinshi cyane, nibwo yaje kugira igitekerezo bw'imuremere umufasha uzajya umumara irungu. Nibwo yasinjirije uwo mugabo imukuramo urubavu imuremera umumarayika. Ese uwo mufasha Imana yaremeye uwo mugabo amajije kugera muri ubwo busitani, mwese murabizi uko byagenze. Ibyo bintu byareze kugeza no muri iki gihe. Tugiye kureba ku itandukana ry'umugore witwa Munezero Aline, abenshi bazi nka BIJOUX muri filime yabamenye, ndetse n'umukunzi we. Ntucikwe, ni mu kanya muri kumwe n'umunyamakuru wanyu Sungura. Televiziyo nta yindi ni Abarashi TV Rwanda. Tunabibutsa gukora subscribe, share, like kugira ngo muduhe ibitekerezo byanyu. Ese itandukana rya BIJOUX ndetse na Benjaim byaba ryarashingiye kuki kugira ngo batandukane? Hari hashize amezi 3 ubwo Benjaim yambikaga impeta BIJOUX, hari ku itariki ya 28 Kanama umwaka n'ibihumbi 2020 nibwo Benjaim yashimaga ndetse akanambika impeta BIJOUX amusaba ko babana akaramata. Ariko ntibyatinze kuko ibyabo ntibimaze n'amezi 3 bahise batandukana. Inkuru dusoma ku byamamare.com ko nuko uyu BIJOUX yahamagaye Benjaim ngo amuhe impeta ye. Muri uko kumuhamagara umusore ngo ntiyigeze aboneka mu gihe kingana nk'icyumweru, nibwo BIJOUX yafashe umwanzuro wo gusanga Benjaim iwabo, akaba ari hamuhera impeta ye. Ubanza Benjaim yarasanze impeta ye ku irembo, dore ko iyi mpeta yari inahenze ubwo yari yaramuhagaze amafaranga asaga ibihumbi 200 by'amafaranga y'u Rwanda. Ibihumbi 200 by'amafaranga y'u Rwanda. Impeta ye yayisubiranye ityo. Tugarutse kuri Aline gatoya, Aline mumuzi nka BIJOUX muri filimi yabamenya itambuka kuri YouTube. Aline kandi ni umumama w'umwana umwe yabyariye iwabo, ariko ntibimubuza kuba akomeza kwiyitaho, ndetse amaze gutandukana na Benjaim bivugwa ko afite umukunzi. Ku kiganiro yagiranye n'Isimbi TV agira ati: umuhungu wanyambitse impeta we twaratandukanye. Ntago nje hano ngo mvuge ibibi gusa kuko ntago ari byiza, gusa icyo nabwira abanyarwanda ni uko umuhungu wanyambitse impeta twatandukanye. Hari igihe umuntu aba ari mwiza ku isura ndetse anavuga neza, ariko singiye kuvuga ko yambereye mubi, ariko icyo nababwira ni uko umuhungu wanyambitse impeta we twamaze gutandukana. Hari igihe naba naramubereye mubi cyangwa nawe akambera mubi, byose birashoboka, ariko
kugeza iyi saha ntabwo tukiri kumwe, ahubwo icyo namenyesha abanyarwanda ni uko mfite fiyanse kugeza iyi saha kandi tukaba tumeranye neza. Nibwo yahise adutangariza ko afite undi mukunzi ndetse uyu Aline kuri social media ze yamaze gusibaho amafoto yose ari kumwe na Benjaim. Ngayo nguko yari inkuru y'urukundo hagati ya Benjaim na BIJOUX. Umuhanzi yararirimbye ati ngabeza nibagapfe. Yari Sungura wabagezagaho kino kiganiro, ndetse televiziyo nta yindi ni Abarashi TV Rwanda. Tubibutsa mukande aho h'umutuku handitse subscribe, mukore like, share ndetse na comment, muduhemo ibitekerezo. Ushaka kuduha inyunganizi cyangwa igitekerezo cyawe, wahamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp kuri telefone igendanwa 07 80 0 800 280.